aka gakoresho nk'uko nari nabibabwiye bakita umutozo. Mu buryo bwo kuvuruga amata, uvuruga ujyana uruhande rumwe uvanga, ntago ugira gutyo uko wiboneye, bavuruga amata ujyana uruhande rumwe uvuruga, byaba ngombwa ko uhinduye ukongera ugahindura urundi ruhande amata yawe akanoga neza. Ariko ubu ndicara nkavuza amata ndi iwanjye nkayanywa, umwana wanjye akanywa, umutware wanjye akanywa, n'umushyitsi yaza akanywa, sinyigira ikibazo cy'ikivuguto. Ndabashishikariza rero kugira ngo tugendane, murebe iyi video, ubutaha muzame comment zizanshimisha mumbwira ko namwe mwabashije kuyakora. Uyu munsi rero tugiye kubereka uko batunganya amata y'ikivuguto. Mu muco nyarwanda nk'uko tubizi, hari ibintu bimwe na bimwe baha agaciro, harimo inka, harimo amata. Rero amata akomoka he? Amata akomoka ku nka, ntabwo amata akomoka ku igare nk'uko bamwe mu rubyiruko rw'ubu ngubu babizi. Inka rero mu muco nyarwanda nk'uko nari mbibabwiye barayubaha, ni ikintu gikomeye, gifite igisobanuro gikomeye mu mibanire y'abantu. Inka mu banyarwanda isobanura umubano ukomeye hagati y'abantu, aho twasangaga mu bihe bya kera cyangwa se n'ubu ngubu biracyakoreshwa, umuntu iyo yishimiye mugenzi we cyangwa se hari ikintu cyiza yamukoreye mu rwego rwo kumushimira, akaba yamubwira ati nkuhaye inka. Icyo kintu aba ari ikimenyetso cy'ishimwe kandi cy'umubano mwiza. Rero nk'uko mubibona aha ngaha nabazaniye amata. Uyu munsi twicaye ku ruhimbi, naho nateguye hanjye, ntabwo ari uruhimbi nk'uko ubusanzwe uruhimbi ruba ruteguye, ariko ni ahantu hateguye ngiye kuberekera. Rero nongeye kubasuhuza nanabashimira uburyo mukomeje kungaragariza urukundo ku byo mbagezaho. Muri video ubushize nari nababwiye ko nari nabonye hari abansabye ngo uzatwereke uko ayo mata y'ikivuguto wayatunganyije, nibyo ngiye kubereka uyu munsi. Ndabashishikariza rero gukomeza gukurikira channel yanjye Voyage Chronicles, hanyuma muzagenda mureberaho ibintu byinshi. Muyikurikire, mukoreshe ku nshuti zanyu, mukoreshe ku babakurikira, kandi ikindi comment, mumbwire ibyo mwifuza ubutaha nzabagezaho, mumbwire ibyo nabashyiriyeho. Niteguye kubana namwe, niteguye kubagezaho ibintu bitandukanye, imico y'ahantu, amateka y'ahantu, ubukerarugendo bw'ahantu hatandukanye. Ngewe rero ugiye kubibagezaho nk'uko nabibabwiye, amazina yanjye ni Ibishaka Elizabeth. Mukomeze munkurikire kuri Voyage Chronicles, mubana nanjye. Ni ikintu gishimishije, ni inkunga kuri ngewe, kandi nyereka yuko muri kumwe nanjye nzabagezaho byinshi. Rero uyu munsi turi hano nk'uko mubibona, hano mpafite amata y'inshyushyu ari mu isafuriya kubera yuko nabanjije kuyateka. Amata rero bayategura mu buryo butandukanye. Abantu ba kera ntago batekaga amata henshi, barakamaga, bakaba bafite ibicuba bakamiyemo, bagakama amata menshi, babaga bafite inka nyinshi bakayatereka. Ariko ubu twebwe abantu benshi nk'uko mubizi, hari n'abadafite inka, ugasanga amata wayaguze, ugasanga se hari ababanje kuyateka, hari n'abatabanza kuyateka, byose birakorwa. Rero ngewe ayanjye nta nka mfite, nayaguze ariko nabanje kuyateka. Ubu rero tugiye kubana nanjye hano, mfite inshyushyu nk'uko nabibabwiye. Mfite hano ni igicuba cyanjye nabazaniye. Iki gicuba kiri hano kugira ngo mbereke, ese hari n'abatazi ibikoresho bimwe na bimwe mu muco nyarwanda cyangwa se bakoresha ku bijyanye n'amata. Iki gicuba ni uku nguku bagiterekamo amata. Amata bamaze gukama ukaba bayabuganiriza muri iki gicuba bakayatereka. Kera rero hari ibikoresho babaga bafite bitandukanye n'iby'abo ngubu bakoresha. Rero hano naho nabateguriye kubereka. Abubu ushobora gusura umuntu ugasanga aguhereye amata mu gakombe yayafite, ariko kera cyangwa se hamwe na hamwe mu bice bimwe na bimwe by'igihugu cy'u Rwanda aho bakibikoresha, bakibikomeyeho, atari nko mu mujyi bataba babifite, aka gakoresho ni inkongoro, niko
bakiriramo umushyitsi niko bamuheramo amata. Hakaba ari amata y'inshyushyu se bashyizemo cyangwa akaba ari amata y'ikivuguto bamushyiriyemo bakamwakira. Rero mu muco nyarwanda kwakiriza umushyitsi amata ni ikintu cyiza, ni ikintu cyerekana urugwiro ku bantu bakusuye bakugannye. Ni nako kera bakiraga abantu, kandi n'ubu ngubu mu muco w'u Rwanda, mu mateka y'u Rwanda, mu mateka ajyanye n'amata n'inka, umuntu agusuye akakwakiriza amata, ukamwakiriza amata, ni ikintu kigaragara neza. Kera rero niyo bamaraga gukama, umushumba yabaga ari aho, inka bazicyuye zigeze mu rugo, amasaha yo gukama ageze, bagakama. Bamara gukama icyo bakamiyemo, habaga hari abari hafi bakakira amata mbere y'uko bajya kuyatereka ahabugenewe. Nibyo rero nanjye uyu munsi njyewe ndi hano, ntabwo ndi bubereke bya kera byinshi cyane, kuko nk'uko mubibona niba mfite video yanjye y'uno munsi ni ukubereka nk'uko hari ababinsabye uko twakwikorera ikivuguto turi iwacu mu rugo. Iki twagiye rero nkuko nari mbibabwiye, aha naho ni igicuba nateguye cyo gutunganyirizamo ikivuguto cyanjye. Ahangaha nafashe njyewe litiro 4 z'inshyushyu. Hano mfite inusu y'ikivuguto. Ese ubundi mu muco nyarwanda amata bakoresha bavuza bayita ngo iki? Ntabwo bayita ikivuguto, bayita imvuzo. Hanyuma ya nshyushyu yanjye rero nk'uko nababwiraga, tugiye kuyibuganiriza muri iki gicuba nateguye. Nk'uko mubibona ngiye kuyashyiramo hano. Nimara kuyashyiramo hano, nimara kuyabuganirizamo ahangaha, ndaza gushyiramo iriya nshyushyu yanjye, hanyuma mbabwire. Rero nk'uko nababwiraga, mu muco nyarwanda hari amagambo bakoreshaga kandi n'ubu ngubu bagikoresha. Umuco ntugacike, tukavuge ngo barakoreshaga, ariko n'ubu bigomba kubaho. N'abana bavutse uyu munsi ikinyarwanda bakakiga bakakimenya, biba ari byiza. Abantu basuye u Rwanda, yaba agusuye atabizi, agiye yakubaza iby'amata ukamusobanurira. Ese amata babaga bakamye, bakimara kuyakama uwo mwanya bahitaga ngo iki? Bahitaga inshyushyu. Hanyuma amata yiriwe bayitaga amirire. Dukomeza rero kubuganiza amata yacu muri iki gicuba nabateguriye. Ngenda mbabwira, ese amata y'inka yabyaye yo bayitaga gute? Bayitaga umuhondo w'inka. Umuhondo w'inka rero akaba ari amata meza, aho usanga benshi bayaha abana bakiri bato. Ugasanga umuntu wese ufite umwana aho hafi bari gushaka ngo abana baha amata y'umuhondo w'inka. Rero avura nazo indwara nyinshi. Abakuru hari abavuga ko avura bwaki. Bwaki ni indwara iva ku mirire mibi, atera abana imbaraga, afasha abana mu bintu bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero amata afite uburyo bwinshi avugwamo, uburyo bwinshi akoreshwamo nk'uko nabibabwiye. Hanyuma nk'uko nababwiraga rero, aha niho banyweraga amata, niho bakirira abantu. Icyo bashyiramo abashyitsi amata nabibabwiye cyitwa inkongoro. Ubu rero amata yanjye maze kuyabuganiza. Umuntu ushaka kwikorera ikivuguto iwe, hari ukuba wakamisha ufite hafi umuntu utunze inka, cyangwa se ku badatunze inka, badafite n'inka hafi, tugira inshyushyu. Ugasanga umuntu arajya kugura inshyushyu. Hari amata aba akozwe ari mu makarito. Hari amata nko mu Rwanda aho tuba dufite amata abenshi, hari aho aturuka ku Nyange aba hari y'inshyushyu. Abari hanze y'u Rwanda ni bo cyane cyane usanga umuntu avuga ngo nkumbuye ikivuguto, nkumbuye kujya mu Rwanda nkanywa amata y'ikivuguto, sinzi uko nakwikorera amata y'ikivuguto.
nabibabwiye, hari abantu nabonye bagera kuri 3 muri video yashize babimbajije. Uyu munsi mubane nanjye, ntimutsimbuke, tugendane kugeza video irangiye. Bagenzi banjye, ubutaha muzambwire ngo twikoreye amata, ubu ngubu dusigaye tuvuza amata tukanywa, tugashira inyota yo kumva ko dukumbuye amata. Hari igihe ujya kugura ugasanga amata y'ikivuguto arahenze, ugasanga uravuga ikivuguto, nanjye njya kubyiga, njya kureba uko bigenda, najyaga kugura amata hano aho ndi, nkagura amata y'ikivuguto, ugasanga nkweyeho, ejo ni ikibazo, ndasubira kugura. Ariko ubu ndicara nkavuza amata ndi iwanjye, nkayanywa, umwana wanjye akanywa, umutware wanjye akanywa, n'umushyitsi yaza akanywa, sinyigira ikibazo cy'ikivuguto. Ndabashishikariza rero kugira ngo tugendane, murebe iyi video, ubutaha muzame comment zizanshimisha mumbwira ko namwe mwabashije kuyakora. Rero nk'uko nababwiye, hano natunganyije imvuzo n'inusu, hanyuma inshyushyu yanjye namaze kuyibuganirizamo hano. Igikurikiyeho ngiye kongeramo ya mvuzo nk'uko nabibabwiye. Hanyuma ubu imvuzo yanjye maze kuyishyiramo, ikintu gikurikira, ngewe amata yanjye ndayatereka, ndayapfundikira nk'uko nabibabwiye. Nimara kuyapfundikira, ndayatereka kugeza ejo mu gitondo nko mu masaa moya, ndebe yuko amata yanjye yavuze. Ariko akenshi rimwe na rimwe hano ngewe uko mbikora, nkunda kuyatereka. Urumva ku mata y'ikivuguto hari abantu bakunda kunywa amata y'ikivuguto ukumva harimo akantu gasharira karyohereye, niko kantu undi kubazi iby'amata nibo bavuga ngo amata nibwo aba aryoshye wumvamo ako kantu. Rero ngiye ku mata nateretse, kugira ngo ako kantu nkumvemo, amata yanjye nyatereka iminsi 3. Iminsi 3, ku munsi wa 4 nkajya kureba amata yanjye ko yavuze. Rero ubu ngubu maze kuyashyiramo aha ngaha, ngiye kuzana umupfundikizo pfundikire, hanyuma nyatereke. Nimara kuyatereka, nzongera kuyareba nyuma y'iminsi 3 nk'uko nabibabwiye, kuko ngiye nkunda amata yanjye y'ikivuguto niterekeye numvamo ka kantu, nibwo bumva ko amata aryoshye. Nk'uko nabibabwiraga rero, amata yanjye ndayapfundikira neza, urumva ndapfundikira nkarumye ku buryo n'ahantu ndi buyatereke hari bube hameze neza, nta kibazo afite. Hanyuma ubu nzongera kuyareba nyuma y'iminsi 3 nk'uko nabibabwiye, kugira ngo n'aka gashari nababwiye gatuma wumva. Abantu banywa amata y'ikivuguto barabizi, iyo karimo ako kantu nibwo uba uvuga uti amata araryoshye. Hanyuma rero nk'uko nabibabwiraga, hari ibintu byinshi bikoreshwa ku mata. Nababwiye ko amata agikamwa uwo mwanya bayita inshyushyu, agishyushye. Amata yiriwe nababwiye ko bayita amirire. Hanyuma amata nk'ubu ngubu nshobora kuyaraza, bwacya mu gitondo nkajya kureba nkasanga ntaravura. Ese amata ataravura bayita gute? Bayita umubanji. Amata yaraye ataravura bayita umubanji nk'uko nabibabwiraga. Hanyuma iyo amaze kuvura bakayita ikivuguto. Hanyuma kandi nanone amata y'inka yimye, abantu b'ubu urubyiruko, abana b'ubu, nta muntu uvuga ngo inka yasamye, inka bavuga ngo yimye. Ese amata y'inka yimye bayita ngo iki? Bayita amasitu mu muco nyarwanda. Mbega twige ikinyarwanda, tumenye ikinyarwanda. Hanyuma aho batereka amata, ahantu batereka amata ni ahantu baba barateguye gutunganyiriza amata. Kuhatereka amata bamaze gutunganya, haba hari inkongoro, haba hari ibyansi, haba hari ibisabo. Nyine aho hanjye nicaye ni ku ruhimbi rwanjye, aho nashyize mbasobanurira. Ariko ubundi
uruhimbi nk'uko nababwiye ni ahantu batunganyiriza amata, ni ahantu batereka amata, haba hari ibisabo, haba hari inkongoro, haba hari ibyansi. Ubundi kera ho mu bihe bya kera wasangaga nko ku mwami cyangwa ku bashefu bakuriye uduce tumwe na tumwe, ku ruhimbi iyo aho bategurira amata habaga hicaye umwari, umwana w'umukobwa, akazi kari kureberera ayo mata. Rero aho batereka amata, aho batunganyiriza amata mu muco nyarwanda bahita ku ruhimbi nk'uko nabibabwiraga. Hanyuma rero nk'uko nababwiraga ngo haba hari n'ibisabo. Igisabo nicyo bacundiramo amata. Ese amata bamaze gucunda bayita gute? Yo bayita amacunda. Hanyuma igisabo kikagira umupfundikizo. Ntabwo bavuga ngo igipfundikizo cy'umusabo, oya, bavuga ngo ni inzindaro. Mbabwiye bimwe rero, ubutaha nzababwira ibindi. Dukomeze tubane, twige ku muco w'ibihugu bitandukanye, twige ku muco w'uturere dutandukanye, tumenye imico itandukanye. Hari igihe ugenda wajya gusura ahantu nk'abantu batembera, nk'uko nabibabwiye, nzajya nanabagezaho amateka y'ahantu, ubukerarugendo bw'ahantu bitandukanye. Ugasanga ugiye gusura ahantu, ugasanga umuco waho birakubangamiye, ntuwuzi, ntuzi uko bigenda, ugasanga bwa bukerarugendo bwawe wari wateguriye muri icyo gihugu birakubangamiye. Rero ndi hano kugira ngo nzagende mbagezaho ibyo bintu by'ahantu bitandukanye. Nujya gusura mu Rwanda uzajya uvuga uti mu Rwanda bagira amata ameze uku, bagira inshyushyu, bagira ikivuguto. Uyanyweho wumve, uyanyweho wumve, uvuga uti niba ngiye mu Rwanda bagira ibiryo gakondo ibi, bagira ibi ngibi, ubiryeho wumve, umenye ngo icyo gihugu wasuye, umenye ibyaho, umenye ibyiza bikiranga by'umwihariko kuri icyo gihugu. Rero ndabashimiye. Aba amata tugiye kuyatereka, twongera gusubira yamaze kuba ikivuguto, tugiye kunywa ikivuguto cyacu. Rero nk'uko nabibabwiye, amata yacu twari twayateretse, ubu tugiye kureba ko yavuze. Ubwo nk'uko nari nabibabwiye rero, ya mata mwayateretse kugira ngo urumva iyo amata wayateretse wayavujije ntago aba atunganye neza. Niyo mpamvu mubona mfite aka gakoresho. Aka gakoresho nk'uko nari nabibabwiye bakita umutozo. Akaba ari igikoresho mu muco nyarwanda. Umutozo bawukoresha bavuruga amata. Kuvuruga amata ni uko baba bagira ngo amata bayatunganye neza, nuza kuyanywa uwo bari buze kuyakiriza aze kuyanywa ameze neza. Rero babigenza ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kuvuruga amata, uvuruga ujyana uruhande rumwe uvanga. Ntago ugira gutyo uko wiboneye, bavuruga amata ujyana uruhande rumwe, uvuruga, byaba ngombwa ko uhinduye ukongera ugahindura urundi ruhande, amata yawe akanoga neza. Nuko rero amata yawe yamara kunoga neza, ukayabuganiriza mu kindi gikoresho uba wateguye noneho cyo kuyabikamo ari ikivuguto. Hari ababa bafite firigo, uvuga uti se wende ikivuguto cyanjye ndashaka ko tuza kuyanywa akonje, cyangwa se n'umushyitsi uri buze aze kuyanywa akonje. Abenshi niko bayakunda ameze. Hanyuma amata yawe ikivuguto kikaba cyatunganye, ukanywa ikivuguto n'abawe, utavuze ngo umuntu araje urirutse ngo kuko uzi ko akunda amata ugiye kugura ikivuguto, uguze akanusu ugahita agashyira ukayanywa kandi ukumva araryoshye. Kandi noneho bitanakuvuna, naho tuba tuyagura hari igihe ugenda ugasanga yashize, cyangwa se ugasanga utuye ahantu hari inshyushyu gusa. Ntago uribaza uti se ndakura ikivuguto ko nkikunda. Kandi ikindi, hari uwambajije ngo ese ikivuguto cyo kiva he kugira kibe ikivuguto ujye kugikoresha andi mata kibe ikivuguto? Ushobora no gutereka amata y'inshyushyu ubwayo akaba ikivuguto. Ariko hari n'abakoresha yawurute z'ikivuguto, ni ab'ubu ngubu. Ariko ushobora kwiterekera inshyushyu yawe nabwo
ikaba ikivuguto, noneho cya kivuguto ukaba wagikoresha nk'imvuzo kugira ngo uvuze andi mata. Rero nk'uko nababwiye ku magambo akoreshwa amata, ese umuntu amennye amata abishaka babyita ngo iki? Ntabwo uvuga ngo ngo umennye amata cyangwa ngo mennye amata ntabishaka, babyita kuyabikira mu muco nyarwanda. Hanyuma iyo uyamennye utabishaka babyita kuyabogora. Hanyuma rero iyo ugiye kwakira umuntu nk'uko nabibabwiye, ushyira amata muri iki gikoresho, nuko ugahereza uwo ugiye kuyakiriza ukamubwira uti nimwakire, nawe agasubiza ati zirakamwa, nuko akanywa akaryoherwa. Mwakoze kubana natwe, turashishikariza kugira ngo mukomeze muba hafi, mukomeze murebe ibyo dukora nk'uko nababwiye, kandi mukomeze gukora share, mukore comment, mwibuke kandi gukora subscribe kuri channel yacu Voyage Chronique, mwibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo ibyo tubakorera, ibyo tuba twabatunganyije bijye bikomeza bibagereho. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, naho muri video itaha ndabakunda.